mwaramutse. Mwaramutse. My name is Claire. Nitwa Claire. And I'm volunteer from Côte d'Ivoire. Ndi umukoranabushake waturutse muri Côte d'Ivoire. I'm happy to stand in front of you by the grace of God to testify. Biranejeje kuba mbahagaze imbere kubw'ubuntu bw'Imana mbaho ubuhamya. Sorry, I'm somehow nervous. Muranyihanganira mfite igihunga. I don't have this confidence to stand in front of many people to speak. Usanzwe sinjya nkunda guhagara imbere y'abantu bankanuriye. I have been here for 11 months. Nari maze imyaka amezi 11. And I'm going to go back to my country after 1 week. Nyuma y'icyumweru kimwe rero ngiye gusubira iwacu. Actually, it was not my choice to come to Rwanda. Ukuri rero nuko hatari amahitamo yanjye kuza i Rwanda. It was my father's choice. Ni papa wabimpitiyemo. But I can say it was a good choice for me. Ariko ubu nahamya ko yari amahitamo meza kuri iki. Since I came to Rwanda, I was able to learn many things. Igihe rero nagereye mu Rwanda nabashije kwiga ibintu byinshi. Especially in my character, my heart, and even in my spiritual life. By'umwihariko ku miterere yanjye mu buzima bw'umwuka. I'm a Christian. I'm a Christian since my childhood. Namye ndi umukristo kuva mu bwana bwanjye. Because I was born in the Christian Catholic families. Kubera ko navukiye mu muryango wa Gikristo Gatolika. And I know that Jesus is died for me. Ajyaga mbyumva ngo Yesu ngo yaradupfiriye. For all my sins. So that I can get eternal life. Ngo ibyaha byacu byose ngo tubone ubugingo budashira. But due to many situations happened in my life when I was in my country. Ariko binyuze mu bihe bigoye nanyuzemo mu buzima bwanjye. With my family, especially my father. Ibihe nanyuzemo n'umuryango by'umwihariko na data. I start to have many complaints in my heart. Nagize kwitonganya mu mutima wanjye cyangwa kwinuba. And destroys the word of God. Kwinuba ku by'ijambo ry'Imana. From that I prayed and I couldn't get answer as I wanted. Ngasenga ariko ntasubijwe nkuko nabishakaga. I complained too much. Hanyuma bigatuma ndushaho kwinuba. And I have this thought say that God don't have time. God doesn't have time for me. Ngira ibi bitekerezo rero ntibishoboka Imana ngiye nta mwanya ifite wo kunyitaho. So coming in Rwanda, it was a more blessing and grace to me. Kuza rero muri Rwanda byari amahirwe ndetse n'umugisha mwinshi kuri jye. Through the church, the brethren, pastors and sermonists. Binyuze kuri mwe torero bene data ndetse abakoranabushake twabanaga bashumba n'abafasha babo. I was able to understand the will of God to me. Nabashije kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwanjye. By living in church and listen the word of God every day. Kuba rero mu rusengero nkajya mpora numva ijambo ry'Imana buri munsi. I came to realize that how much God loved me. Nabashe kwigiramo ku Imana inkunda. How Jesus died for all my sins. Uko Yesu koko yapfiriye ibyaha byanjye byose. How God perfect me through in the blood of Jesus. Uko Imana yanyejeje binyuze mu maraso ya Yesu. Now I can say that I'm holy as the Jesus. Nanjye nabihamya ko nera kandi bihwanye no kwera kwa Yesu. I have peace in my heart. Byarashikamye mu mutima wanjye. And I know God will do more good things for me and my whole families. Kandi nizera ko Imana izankorera byinshi byiza birenze kuri ibi hamwe n'umuryango wanjye. And during my journey life, I faced many difficulties and problems. Binyuze rero mu buzima bwanjye bw'ubukoranabushake nahuye
n'ibintu bigoye bitari bisanzwe. This problem sometimes made us, me and other agencies, fight. Ibibazo byatumaga rimwe na rimwe tunarwana n'abakoranabushake bagenzi banjye, And stop talking maybe during 1 or 2 months like that. tugafata imyanzuro yo kutazanavugana ukwezi kose. But I can say that this kind of difficulties was good for me. Ariko nibyo navuga ko byari byiza kuri jye. Through this situation, I was able to know my hurt, my true hurt and my true image. Binyuze mu ibyo bihe nigiyemo ishusho yanjye n'umutima wanjye ukuntu ari mubi. By listening the word of God from pastors, kandi kubwo kumva ijambo twahoraga tugezweho n'abashumba, I was able to get the power nongeraga nkagira imbaraga, to put down my arrogant hurt, imbaraga zituma mfasha hasi ubwibone bw'umutima wanjye, so that I can resolve any difficulties in my life. kugira ngo bimbashishe gukemura amagorwa yose mpura nayo mu buzima bwanjye. I thank God who brought me in Rwanda, Ndashimira Imana yanzanye mu Rwanda, so that I can listen the true gospel. kugira ngo abe ari naho numvira ubutumwa bwiza bw'ukuri, Who says to me that my sin is forgiven, bumbwira ngo ibyaha byawe byarababariwe, as is written in Hebrews chapter verse 10. nk'uko byanditswe mu Baheburayo ibice 10 n'umurongo wa 10. I will read. Ndibuhasome. Hebrews chapter 10 verse 10 says, by the will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ndavuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa, Amen. ngo bibe bihagije iteka. Amen. Before come in Rwanda, Mbere yuko nza mu Rwanda, I couldn't testify that I'm righteous, sinabaga nabasha gutanga ubuhamya ngo nanjye ndi umukiranutsi, even though I know that Jesus was died for my sin. ubwo nari mbizi ko Yesu yapfiriye ibyaha I byanjye, can't testify that. sinabasha kuba natanga ubwo buhamya. But now I can say with conviction that I'm righteous. Ariko ubu nabivuga mbyemejwe n'umutima koko ndi umukiranutsi, And I hope God will continue to work in my life kandi nizera ko Imana izakomeza gukorera mu buzima as bwanjye, he did when I was here in Rwanda for my GNC life. nk'uko yabigenzaga mu minsi nari ino nk'umukoranabushake wo mu Rwanda. I don't know how can I express my hurt for the brethren, pastors, someone and for GNC. Sinzi uko navuga amashimwe nshimira itorero bene data n'abapasiteri, But for all love and all help they give me they're giving me when I was here. ku birebanye n'urukundo rwanyu nabonye mu bihe nari inaha, And for this beautiful country we welcome me. n'iki gihugu cyiza cy'amata n'ubuki cyanyakiriye. I'm very thankful to came to Rwanda to get this experience GNC life and to meet many people who love me. Ndashimira cyane Imana yatumye ngera muri iki gihugu nkahura ndetse n'abantu banyeretse urukundo. Thank you so much. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Murakoze cyane.